Rero ni kukubabwira ngo reka mbagire inama aba bantu mwe kubica niba iyi nama ivuye ku bantu ibyo barimo gukora bivuye ku bantu ntago bizahama ntago bizakomera ariko aravuga ngo ibintu niba barimo gukora je kukubwira ibintu byawe niba biyobowe n'Imana ibintu byawe niba force imbaraga zibisunitse ari amaboko y'Imana bizahama nta kintu kizakurwanya ngo kibibashe gishobora kukurwanya uyu munsi ariko ntago kizahera Bibiliya tubwiye ngo niba bivuye ku bantu bizarangira vuba ibyo urimo gukora niba amaboko yawe ari yabisunitse bizarangira vuba ariko umwuka w'Imana niba yoboye ibyo urimo gukora bizahama inzozi zawe zizahaba impamo kuko biyobowe n'amaboko y'Imana. Yesu nashimwe turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo bakunzi ba Agape Live Rwanda twongeye kubasuhuza abari impande zitandukanye uyu munsi tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana amazina nitwa Muhoza Patrick Agape mbahaye ikaze nanone uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ritoya ririmo kudufasha umwuka ashyize ku mitima yacu kugira ngo tuganire ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 5 umurongo waho 38 haranditswe ngo kandi noneho ndababwira nti muzibukire aba bantu mubarekure kuko iyi nama n'ibyo bakora niba bivuye ku bantu bizatsindwa ariko niba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubatsinda mwirinde mutazaboneka ho umugayo imbere y'Imana. Amen. Yesu nashimwe iri ni ijambo ry'Imana dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 5 umurongo wa 39 nawe uze kwasoma witonda. Bibiliya ivuze ijambo ryiza ivuga amagambo akomeye Bibiliya itubwiye amagambo meza iratubwiye ngo uyu mugabo yitwaga Gamariyeli baramwubahaga cyane mu gihe cy'intumwa barimo kubagirira nabi mu bice byaho nkuko babitubwiye 5 babagiriraga nabi bakabica bakabagirira nabi umunsi umwe bagiye kwica intumwa haza umwigisha amategeko umuntu wari ukomeye cyane bitaga bubahaga cyane mu by'amategeko bamwitaga Gamariyeli Gamariyeli uyu nguyu rero agira inama abantu bagiye kubica aravuga ati abantu murabizi ko twabishe abandi twarabishe abaje bigisha inyigisho zabo turabica mubona ko bagiye abantu bagendaga ababakurikiye nabo ntibongere kubakurikira hanyuma n'abandi babakurikiye n'abandi twishe murabazi abo batwarabicaga bakagenda ariko abangaba bo turabicaho kugira ngo bapfe bakarushaho kugwiza abantu babakurikira rero ni kukubabwira ngo reka mbagire inama aba bantu mwe kubica niba iyi nama ivuye ku bantu ibyo barimo gukora bivuye ku bantu ntago bizahama ntago bizakomera ariko aravuga ngo ibintu niba barimo gukora bivuye ku Mana ibi bintu ntago mwabatsinda ngo mubabashe mwe kwishyiraho urubanza nje kukubwira ijambo rikomeye nje kukubwira ijambo rigukomeza umutima ndakubwiye ngo ibyo urimo gukora niba bivuye ku Mana niba biyobowe n'Imana ntacyo bizaba icyakoza niba biyobowe cyane n'imbaraga za kimuntu niba zisunitswe cyane n'imbaraga za kimuntu bizacika intege bizarangira ariko nkubwiye ijambo rikomeye ijambo ry'Imana ritubwiye niba ibintu ukora niba uyobowe n'Imana niba uyobowe n'imitekerereze y'Imana n'ibyo ukora byose biyobowe n'Imana reka nkubwirire ijambo inama zawe uzimo gukora zizakomera ibyo urimo gutekereza ibyo urimo planninga mu byo ukora Bibiliya avuga ngo niba bivuye ku bantu amen niba bivuye ku bantu bizarangira ntaho bizagera ariko niba bivuye ku Mana bizakomera bizarushaho gukomera ntaho uzabica ntaho uzabirwanya ngo abibashe wari ucikomeye wari ucitse intege ariko ndashaka kukubwira nje kukubwira ijambo rikomeye niba ibintu ufite utunze urimo gukora bivuye ku Mana bizakomera ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi niba bivuye ku bantu
niba bisunitswe n'abantu, niba bisunitswe n'amaboko y'abantu, ntabwo bizamara kabiri. Ariko niba bisunitswe n'amaboko y'Imana, bizakomera. Imigambi yawe izakomera, ibintu byawe niba biragijwe n'Imana, niba ibyo urimo gukora byose biragijwe n'Imana, biratubwiye ngo ibyo bintu bizakomera. Ibintu byawe, urugendo rwawe rwikorejwe nande? Ibyo urimo gukora ninde biri inyuma? Nihe force? Ni iki kibisunitse? Nje kukubwira ngo fondation nziza, support nziza ikomeye yo gukomeza ibintu byawe ni ukwishingikiriza Imana. Ibintu ahantu heza hazarambisha ibintu byawe, icyubahiro cyawe kikaramba, nuko wakirambisha ku Mana. Bibiliya iravuga ngo yemwe abashaka ubwiza n'icyubahiro mubishakishe gukora ibyiza mudacogora. Icyubahiro Imana iragitanga. Icyubahiro cyawe kivuye he? Nihe support irimo kugitanga? Nje kukubwira ibintu byawe niba biyobowe n'Imana, ibintu byawe niba force, imbaraga zibisunitse ari amaboko y'Imana, bizahama. Nta kintu kizakurwanya ngo kibibashe. Gishobora kukurwanya uyu munsi ariko ntago kizahera. Bibiliya iratubwira ngo niba bivuye ku bantu bizarangira vuba. Ibyo urimo gukora niba amaboko yawe ari yabisunitse bizarangira vuba, ariko umwuka w'Imana niba yoboye ibyo urimo gukora bizahama. Inzozi zawe zizahaba impamo kuko biyobowe n'amaboko y'Imana. Nimugire ishyaka ry'ibyiza, Imana izagushyigikira. Hanyuma niki ufite? Imitekerereze yawe, ibyo urimo gukora bishyigikiwe nande? Nahe maboko abisunitse? Nje kukubwira ngo hindukira ubishyire Imana kugira ngo isunike ibyo urimo utekereza, isunike ibyo urimo gupanga mu mitekerereze yawe, mu mivugire, mu mikorere, business yawe. Biha Imana ibiyobore kugira ngo izagukoresha iby'ubutwari. Ninde ubiyoboye? Ninde urimo kukuyobora? Ibyo ufite biyobowe nande? Nje kukubwira ngo amaboko yawe niba ari ku muntu, umwana w'umuntu, ntaho bizagera. Ariko uyu mugabo abagiriye inama, arababwira ngo niba bibiri by'Imana bizakomera, bizashoboka, bizagera kure kuko biyobowe n'amaboko y'Imana. Ibyawe niki kibisunitse? Nizihe support zibiri inyuma? Nahe maboko asunitse ibyawe? Ongera utere intambwe, ongera ushaka Imana, ongera ubiragize Imana, ongera ugerageza andi mahirwe mu Mana, ongera ushakisha andi maboko mu Mana. Imana izagushyigikira, izakuyobora, izakugeza heza. Kandi niba ushaka ikintu kirambye, buri muntu wese akunda ikintu kirambye. Ibintu birambye muri ubu buzima nuko wabishyira mu maboko y'Imana. Ibyawe biyobowe nande? Ninde ubifashe? Ninde ubifashe? Ninde ubifashe mu maboko kugira ngo ibintu byawe bibeho biremeke? Ongera ushyire ibintu byawe mu maboko y'Imana, bizaramba. Umuryango uzaramba, urugo ruzaramba, icyubahiro cyawe kizaramba, ibyo uzakora bizaramba. Shyira ibyo utunze mu maboko y'Imana. Who is your support? Ninde ugufashe? Ninde ugukomeje? Imana igutegeye amaboko kugira ngo igukomeze. Izakujya inyuma n'imbere, izakubera Imana mu mpande zose, izakugwiza. Ntago izagusiga, ntago izakureka, kubera yuko ari igukomeje. Ninde uguhamagaye? Ni Data. Niba ari Imana ishoboye byose, humura, yishoboye byose izakurengera. Imana igumugisha, Imana ikurengere. Kadusengane. Ugize icyifuzo, hari ibyari bikwije, hari ibitangaza, hari ukuri ukwijeje ibitangaza, hari uwari upromisinze ibintu byinshi. Ni byiza, Imana yabakoresha, ariko banza ushyire ibyiringiro byawe mu Mana kugira ngo uzagire ibintu birambye, sustainable. Ibintu birambye bikomeye ni ukwishingikiriza ku Mana. Amen. Imana igumugisha. Mwami, turagushimye kuko uri Imana nziza. Nkweretse mushiki wacu mwene data wari ukurikiye iki kiganiro, umushoboze kugira ngo abashe kugera ku kigero kandi akwishingikirizeho nk'Imana. Amaboko yawe amukomeze muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.